twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kuri Monberger TV. Ni wa mwanya mwiza wahariwe kwiga ibyigisho biyobora abakuze n'abasore kwiga Bibiliya. Njyewe nitwa Aime, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacqueline Mwizerwa. Yego. Mbere rero yuko twinjira mu cyigisho, reka udusengere hanyuma tuganire ku cyigisho cy'iki cyumweru. Dusenge. Twongeye gushima Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ukuntu tugirira neza zergera gucyubahiro. Amen. Tugiye kwiga ijambo ryawe rero, ngwino bana kandi ushoboye kudusobanurira mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Iki cyumweru rero tugeze ku cyigisho cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo iki? Kuba abo Imana yishimira. Yego. Icyo kwibukwa kikaba nacyo kitubwira ngo iki? Kiboneka muri Zefaniya cya gatatu mu 17 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Yego. aho kivuga ngo uhoraho Imana yawe ari kumwe nawe, ni umunyambaraga azagukiza. Yego. Azagushimira anezerewe, azakwereka uko abakunda, atuje, azakwishimira aririmba nko ku munsi mukuru. Yego. Icyo kwibukwa nuko kitubwira. Yaramaze kubitubwira ko muri iki cyumweru tuzarebera hamwe uburyo umuntu yaba uwo Imana yishimira. Ariko mbere yuko twinjira mu cyigisho, ntekereza ko hari inkuru batuganiriye itarabaye ariko badusabye gutekerezaho y'umwana mutoya w'imyaka 5 watekereje guha papa we impano. Ariko nyine impano isa naho ari no cyane ugereranyije n'ubushobozi papa we yari afite. Yego. Mu kumutegura iyo mpano rero haro bavuze ko papa w'uwo mwana ngo ntiyigeze abasha kuba yayakira. Barangije baratubaza se ngo se uwo mwana azabifata gute? Aramutse afashe iyo mwana akagenera papa we afite umunezero n'urugwiro rwo gusangana papa akamereza iyo mpano, papa we yarangiza akamubwira ati wa mwana we rero mu bushobozi bwanjye impano nabashwa nayigurira, ariko nyine ndagukunda. Akayakira asa naho yisuzuguye, deni noneho nyuma akabasha kuba yamuganga aragukunda. Ese utekereza ko umwana azemera ko umubyeyi amukunda cyangwa no azagenda nyine n'ubundi arakaye? Yego. Ahangaha ikintu bashakomeje kutubwira nuko already uko bizagenda nago uwo mwana nyine azabyishimira. Ahangaha batubwiye ko rero Imana yo itandukanye nuko uwo mubyeyi ameze. Mu ntege nke zacu zose cyangwa se uko tuza tumeze imbere y'Imana, yo ihora ari Imana y'urukundo, ihora idukunda, nago ijya yita kuri ibyo bintu uwo mubyeyi cyangwa se n'abandi bantu muri rusange uko baba bameze, ahubwo yo ihora itugaragariza urukundo. Yego. Muri iki cyigisho ndabona batangira batugereraniriza umuntu n'umwana w'imyaka 5 ndetse umubyeyi w'umupapa bakamugereranya n'Imana. Mu by'ukuri umwana w'imyaka 5 nta kintu na kimwe yaha papa we ngo kigira agaciro kuko nawe ntiyaba gifite, birumvikana. Yego. Ariko nibishaka kutuganisha ku gutekereza mu by'ukuri hari icyo twaha Imana kikayinezeza. Hari abantu bajya bagwa mu mutego wo kwibwira ko nta kintu na kimwe nyo ku muntu yakora ngo Imana igire gute yishime cyangwa inezerwe. Mu by'ukuri siko bimeze kuko Imana ari umubyeyi w'urukundo, kandi iyo nta giherutsa ndagukunda nyuma yo kugaya icyo yihaye, ahubwo ukigiha ihita inezerwa kandi ikanyurwa. Turagenda tubibona neza mu zindi ngingo. Mu ngingo kwa mbere rero batugaragariza uburyo turaba agaciro kurenza uko tubitekereza. Turaba agaciro kurenza uko tubitekereza. Hano banaduye igitekerezo cy'umwana w'ikirara turakizi twese muri Luka gice cya 15, aho batwereka uri umwana w'ikirara wagiye akabwira umubyeyi ati nshaka ibyanjye byose nigendere njye kuko mbishaka. Ariko nyuma bikarangira ibyo uwo mwana yatwaye bimupfiriye ubusa, akagaruka mu rugo. Mu kugaruka mu rugo rero nago umubyeyi yigeze amufata nk'umwana w'igicibwa ngo agenda amujugunya mu mwati genda ibyo warabitwaye wimvira ahangaha byenda byo muri iminsi bose bagenda bakora, ahubwo we yamwakiranye urugwiro, aragenda aramwakira aramuhobera aramusoma, ndetse n'ikirenzeho ntago yakoze ibyo ngibyo byo kurya kwishima bikarangira, ahubwo yanatumije n'umwambaro mushyashya kumwereka ko ibyo byose nubwo yabikoze, ariko we nk'umubyeyi ibyo ngibyo arimo kubyirengagiza nago nyine abyitayeho. Ahangaha bakomeje kutubwira ko ababyeyi bo muri iyi si nuko Imana idufata na bintu bitandukanye cyane. Ngo Imana ubwayo yo itugaragariza impuhwe zikomeye cyane. Ura mubyeyi ura mwana w'ikirara agiranwa n'Imana. Uburyo umuntu nk'umunyacyaha, umuntu
uwivuruguse mu byaha, umuntu ugenda akandura bihagije iyo agarutse. Yego. Umuntu turabizi neza ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko ngo inama imwe izimiye ngo iyo ibonetse ngo ijoro ryenzute ririshima. Rero iyo umwana abashe kuba yagaruka mu rugo no mu ijoro haba ikirori. Ahangaha rero nicyo no muri ingingo bashaka kutwereka bari kutwereka ibyo Imana nayo no mu ijoro bakorera ikirori bakishimira iyo mirimo myiza y'uko uwo mwana aba yongeye akagaruka mu rugo. Ni nko gushaka kutubwira ko kugira ngo tuba bijuru ryishimira bisaba ko tuva mu bikorwa bibi tukagaruka. Hari ikintu bagarutseho hano ku nyifato y'undi mwana wabanaga n'uyu mu rugo, uyu nguyu yari yaragiye undi asigara mu rugo. Birumvikana ko ubundi umubyeyi yakishimiye umwana wagumye mu rugo kurusha uwagiye, ariko uyu mwana nawe yarababaye cyane avuga ati igihe nahereye ndi hano ko nta birori byigeze bikorwa bikaba bikozwe, uyu wataye urugo akajyana n'umutungo w'urugo wenda wari umunani we akazana nta n'icyo yawumajije. Hano bari kugaragaza ko turaba agaciro kurenza uko tubitekereza. Wenda mpite mbonera no kuvuga kuri icyo kintu, urumva uriya mwana asa naho yagaragaje ibintu by'ishyari. Yego. Kandi nk'uko mwagiye mubona tugitangira iki kigisho cyagiye kitwereka uburyo urukundo rugomba kumera. Ntabwo uriya mwana agakwiye kubabazwa cyangwa se ngo agire agahinda bitewe n'uko umuvandimwe we yaje, ahubwo yari akwiye nawe kwishimira umuvandimwe we agafatanya nabo mu rugo rwa papa we kumwishimira. Ingingo yo kwa kabiri ngo kwishimira umunezero. Yego. None ni gute dushobora kwishimira umunezero cyangwa se twishimira umunezero mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo muri iki cyigisho turabonamo ikigereranyo cy'uburyo Kristo akunda itorero, ariko nanone tugomba kubijyana tukabikura kuho bihera Yesu ajya gukunda itorero kandi akageraho afata umwanzuro wo kuryitangira. Mu by'ukuri ijuru rishimishwa cyangwa rigira umunezero iyo hagize umuntu uhindukira akava mu bibi. Yego. Niho byanahereye Yesu Kristo ajya kwitangira umuntu. Icyo gitambo yagitanze kugira ngo abamwemeye bakizerera muri we bahindukire bave mu bibi, babwo ubugingo buhoraho. Yego. Hano baratubwiye ngo kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Ngo umwuzuro w'ibyishimo by'Imana ubikiwe ku munsi ibintu byose bizahinduka bishya, ubwo izakiza ubwoko bwayo maze ikatwishimira nkuko umubyeyi yishimiye wa mwana w'ikirara. Angavuye natwereka byo kinyine ubwo isi ikibi kizabe kirangiye, ibintu byose birangiye, nibwo ijuru rizabasha kwa rya kwishima rishimira ibyuko inyoko muntu izaba ibonye nyine itashye mu rugo burundu, iby'icyaha byose birangiye. Ingingo yo kwa gatatu kunezeza Imana. Ese umuntu yabasha kuba yanezeza Imana? Niba bibaho se umuntu yanezeza Imana mu buhe buryo? Twihuse abavuze ko Imana nishobora kwishimira abantu bakora ibibi. Mu yandi magambo umuntu ukora ikibi biragoye kugira ngo abashe kuba yanezeza Imana. Yego. Hari isomo riri mu Migani 15 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9 aho bakomeza kuvuga ko igitambo ndetse n'inzira by'umunyabyaha ari kizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza kandi akunda ukurikira gukiranuka. Iyo umuntu abashe kuba yakunda gusenga agakora ibikorwa byiza, uwo nguwo niwe Imana yishimira, uwo nguwo niwe ubasha kuba wanezeza Imana. Naho yaba amasengesho yacu, yaba igihe ibitambo dutanga, igihe cyose tukiri abanyabyaha, ntago Imana izabishimira. Nivuze ko Imana yanga umuntu, oya, Imana ikunda umunyabyaha, ariko icyo yanga ni iki? Ni icyaha. Yego. Bakomeza kandi nanone kugaruka ku kwibaza niba Imana yararemye isanzure n'ijuru ifite ubushobozi bwa byose, ni gute ishobora kunezezwa n'umuntu woroheje. Ingingo ikurikiraho nayo igaruka kuri iki ngiki nk'ikibazo, batubwira ibijyanye n'amabuye mazima. Amabuye mazima. N'ubundi iyo wenda ushaka kutibaza ngo amabuye mazima mu buhe buryo. Gusa icyo tugomba kuzirikana, iyo twamaze kwizera Kristo tukamwemera, duhabwa gukiranuka kwe. Iyo twamaze guhabwa gukiranuka kwe rero nibwo duhinduka y'amabuye mazima. Yego. Yego. Hano kandi nanone bakomeza kugaragaza neza ko abantu bacumuye bakora ibyaha badashobora kugira ikintu cy'agaciro na kimwe bazana imbere y'Imana. Binyura muri Kristo Yesu kugira ngo umuntu ahinduke ryabuye rizima.
yego. Ingingo yo kuwa gatanu ivuga ibijyanye n'intego ikwiriye, itubwira iki? intego ikwiriye naho hano batweretse igitekerezo kiri muri Mariko igice 14:29, aho batwereka igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be n'abandi bantu bari bari aho ngaho mu ruvunge rw'abo bantu. Hari umugabo waje abwira Yesu ko afite umwana uterwa na dayimoni, akaza akatuma yiroma agakora n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aho yabwiye Yesu ati nshaka kumfasha kunyiriza umwana. Igihe uwo mubyeyi yababwiraga Yesu ngo amukirize umwana, namwe ati niba bishoboka umukize. Yesu aramwatira avuga ngo niba bishoboka. Igisubizo Yesu yamuhaye nuko amubwiye ko byose bigenze ute bishobokera uwizeye. Bishatse kuvuga ko igihe cyose tutaragira kwizera ntabwo tubasha kuba twabona cyangwa se tubasha kuba twakizwa. Niba Yesu yavuze byose bishobokera uwizeye, umubyeyi nawe ntabwo yigeze ashidikanya ngo bati kukangende nzategereze oya, ahubwo yasaba ati iki nkiza kutizera uhere none ngenjute ndizeye. Igihe yabashe ko yavuga ayo magambo ni nabwo umwana wiwe genjute yabashije kuba yakira. Rero intego ikwiriye hano bayikomeje kuturarikira nuko nk'abakristo natwe tugomba kwizera. Kwizera nicyo kintu hano bakomeje kutwereka, aho batubwiye ko kugira umwete wo kunezeza Imana dukwiriye gusaba Imana guhindura inyungu zacu zikongerwaho inyungu ziruta izindi zabo dukunda, no kwagura urukundo rwacu kugira ngo rugere ku bandi. Yego. Ngira ngo rero tugana ku musozo w'iki cyigisho twagiye tubona cyane ko bibabaza Imana iyo ibona abantu bayo biha agaciro katangana nako ibaha, kuko ibigereranyo byose twagiye tubona byagaragazaga ko umuntu ari uw'agaciro kandi afite ubushobozi bwo kunezeza iki, bwo kunezeza Imana. Ariko nanone tukabona ko bishoboka gusa binyuze muri Kristo Yesu, kuko umuntu yaracumuye, umuntu ni umunyacyaha, ntibyakunda bidaciye muri Yesu Kristo gusa. Sinzi nimba ari ikindi watubwira ku bijyanye n'ibintu byo kwiga no kuzirikanwa tugasoza iki cyigisho. Ku bintu byo kwiga no kuzirikanwa bavuze ko kumvira kose gukomoka mu mutima. Umurimo Kristo yakoraga wageraga ku mitima y'abantu. Natwe nitwumwemerera azihanga mu ntekerezo zacu no mu migambi yacu, maze imitima yacu n'intekerezo zacu bigendane n'ubushake bwe, ku buryo kumwumvira bizaba ari gukora ibiturimo. Icyo nicyo nasabira buri muntu wese uri kudukurikira muri uyu mwanya, ndetse natwe ubwacu, kugira ngo Kristo azabe mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dusenge dusoza iki cyigisho. Data twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira ko uri Imana nziza. Dufite icyifuzo mu mitima yacu cyo kuba abashobora kukunezeza. Turakwinginze kugira ngo uduhe kwizerera mu mbaraga ndetse no muri Kristo Yesu, kugira ngo adushoboze kugira imico n'imyifatire mizima bishimisha ijuru, mu izina rya Yesu. Amen.